Bavandimwe Kristo Yezu akuzwe. Tugeze ku wa gatanu w'icyumweru cya gatanu cy'igisibo, turimo turasatira iminsi mikuru ya Pasika, kuko ku wa gatanu utaha ni uwa gatanu mutagatifu, umunsi uri mu yo tugiye kuzirikanaho. Yezu rero nk'uko tubyumvise muri Evanjiri yanditswe na Yohani umutwe wa 10 umurongo wa 31 kugera ku wa 42, turamubona ibirego bimaze kwegeranywa, ibirego byo kuza kumucira urwo gupfa. Yezu yabanje kuregwa icyo kuba yica isabato, maze kaba nyine anyuranyije n'amategeko yabagengaga. Icya kabiri rero Yezu muri iki cyumweru twazirikanyeho cyane ni icy'uko Yezu yatwerekaga ko we na Data ari umwe, ko ari muri Data na Data akamubamo. Noneho Abayahudi rero bongeye gutora amabuye, bifuza kumwica, bifuza kumuvutsa ubuzima. Yezu akuzwe. Mu by'ukuri ibi birego bya Yezu, barega Yezu, byabayeho kugira ngo aducungure. Muri uru rugendo rero rw'inzira y'umusaraba tumaze gusoza, tumaze gukora, twakoze ibyumweru 5 byose. Ndahamya ntibeshya ko wabaye umwanya wo kuzirikana ku misaraba natwe dufite, misaraba yo kubeshyerwa, misaraba intambara z'ubuzima dufite, nk'uko twagiye tubizirikana ku ntera zitandukanye z'inzira y'umusaraba. Twagize n'umwanya wo kuyakira, umwanya wo kuzirikana ku buremere bwayo. Ariko bavandimwe, muri uko gutwara iyo misaraba hari igihe twagiye duhura na ba Simoni, duhura na ba Veronika mu buzima bwacu. Byagakwiye rero kuba umwanya wo gushimira Imana, kuko uwo Simoni yoherejwe n'Imana mu buzima bwacu kugira ngo ambwire ngo humura, ambwire ngo komera, ambwire ijambo ry'ihumure, angire inama uko nabyitwaramo. Nahuye kandi na Veronika, maze arampumuriza aho abandi batinyaga, aho nge nari naragizwe uwo batareba, uwo batitaho, we aranyegera maze angira inama, maze anyereka ko mfite agaciro mu maso ya Nyagasani. Igisibo rero ni n'umwanya bavandimwe wo kuzirikana kuri abo ba Simoni bose twahuye nabo, kuri abo ba Veronika bose twahuye nabo, batugiriye iyo neza itagereranywa, maze tugashimira Imana kandi tukanabasabira, tukabaturira isengesho kugira ngo iyo neza batugiriye bazabashe no kwigirira bagenzi bacu, bazabashe no kwigirira abandi. Saba Imana rero muri uru rugendo rw'iki gisibo turimo dusatira ku musozo, kugira ngo Nyagasani adukomeze kandi atumurikire muri ubu buzima bwacu bwo kwitagatifuza. Arikidiyoseze yacu rero yatugeneye ibisobanuro bijyanye n'icyumweru gitagatifu tugiye kwinjiramo, kuko kuri iki cyumweru tariki 13 tuzatangira icyumweru gitagatifu. Icyumweru gitagatifu rero gitangizwa nyine n'icyumweru cya Mashami, icyumweru
kiba gifite umwihariko w'uko ari igihe duhimbaza iyinjira rya Yezu muri Yeruzalemu mu byishimo by'Abayahudi bari bamushagaye, maze bakajya basasa ibishura, bakaza basasa amashami mu nzira aho yajyaga kunyura. Yezu akuzwe. Iki cyumweru rero gifite umwihariko kuko kiba n'umwanya wo kuzirikana nyine kuri iyi vanjiri, kikaba ariko n'umwanya wo kuza kuzirikana ububabare butagatifu bw'umwami wacu Yezu Kristo. Kuri iki cyumweru rero uko byagenwe, misa itangirira hanze aho abakristu bahereza abasomyi n'umusaseridoti bateranira, maze hakabaho umwanya wo kuzirikana, guha umugisha amashami, maze ukazirikana iyo vanjiri ya Yezu yinjira mu murwa mutagatifu wa Yeruzalemu. Kuri icyo cyumweru binjira nyine mu kiliziya muri ibyo byishimo, maze bagera mu kiliziya nta ndirimbo yo kwicuza ihateganijwe, nta na Gloria, maze umusaseridoti agahita avuga n'ijwi riranguruye isengesho ry'ikoraniro, maze misa igakomeza nk'uko bisanzwe. Igihe cy'ivanjiri cyagera, kaza rero ko byateguwe, niba ari ukuririmbwa cyangwa niba ari ugusomwa, abateguwe bakajya mu myanya yabo, maze igatangira ikazirikanwa. Icyo cyumweru rero kibimburira nyine iminsi mitagatifu. Turabona uwa mbere mutagatifu, kabiri n'uwa gatatu mutagatifu, uwa kane, uwa gatanu n'uwa gatandatu mutagatifu. Ni iminsi nyabutatu idutegurira kwinjira mu iyobera ry'ububabare n'urupfu bya Nyagasani Yezu Kristo. Tukabona ko aho madiyoseze mu bihugu binyuranye iyo minsi nyabutatu ibanzirizwa na misa yitwa iy'amavuta, hamwe na hamwe ikaba iba ku wa kabiri cyangwa ku wa gatatu, ariko nyirizina iba ku wa kane. Ikaba umunsi abasaseridoti banasubira mu isezerano ryabo ryo kwiyegurira Nyagasani. Ni umunsi rero abasaseridoti bakikije umwepiskopi wabo basubira muri ayo masezerano. Umwepiskopi agaha n'umugisha amavuta azakoreshwa mu mwaka w'ubutumwa ukurikiyeho, aho nyine abasaseridoti baba bajyanye utweso bari buyajyanemo amavuta y'abarwayi, amavuta ya kirisima, maze agahabwa umugisha, bagakomeza igitambo cy'Ukarisitiya. Kuri uwo wa kane mutagatifu rero habaho n'umwanya kuri ayo mavuta. Ni ubwoko butatu: ay'abigishwa, ay'abarwayi ndetse na kirisima, asigwa nyine izo ngeri zinyuranye z'abantu. Tukabona ko ku mugoroba ko byateguwe bitewe n'uburyo byateganijwe na liturujia, habaho misa bita misa y'iremwa ry'Ukarisitiya, aho misa itangira nk'uko bisanzwe, maze hakaza kubaho igihe cyo kwicuza, ndetse hakabamo na Gloria, Imana nisingizwe mu ijuru, aho nyuma y'iyo Imana nisingizwe mu ijuru, inzogera n'ibindi bigaragaza ibyishimo byose biceceka kuzageza mu gitaramo cya Pasika.
noneho misa igakomeza nk'uko bisanzwe, isomo rya mbere, rya kabiri ndetse n'ivanjiri, aho umusaseridoti nyuma yo gusobanura, gutanga inyigisho, habaho umwanya wo koza ibirenge, bisigura ubwicishe bugufi Kristu yeretse intumwa ze igihe aboza ibirenge. Umusaseridoti rero nawe akora uwo muhango wo koza ibirenge abantu bateguwe 12, maze nyuma igitambo cy'Ukaristiya kigakomeza nk'uko bisanzwe. Nyuma yo guhazwa habaho akanya ko gucuza alitari, maze isakaramentu rikimurwa, bisobanura uko Yezu yinjiye ku bushake bwe mu ibabara n'izuka bye. Natwe rero tuzimuka nyine, twimuke hano maze duherekeze Yezu mu Karistiya, aho abashinzwe liturujia bazaba baduteguriye. Tubeho bucece, nta mugisha usoza kuri uwo wa kane mutagatifu. Tubeho bucece ku wa gatanu, bikomeze gutyo, maze uko turi hano i Kigali habaho gahunda yo kujya ijari, hazabaho nk'uko tuzabitangarizwa, hazabaho gahunda yo kujya kwifatanya n'abakristu ba Arikidiyoseze yose ku musozi wa Jari, hazabera inzira y'umusaraba, maze tugagumya muri iyo bucece izakomeza, maze tukazatangira no kuzirikana inzira y'umusaraba hano kwa gatanu nyine ku masaha tuzatangarizwa, maze tukaza no kuzirikana ububabare butagatifu bw'umwami wacu Yezu Kristu. Nyuma yo kubuzirikana habaho umuhango wo kuramya umusaraba. Yezu akuzwe. Kuwa gatanu mutagatifu niwo munsi wonyine turamya umusaraba. Ikindi gihe no kuha icyubahiro ukwiye, ikimenyetso cyaducunguye, ariko kuri uwo gatanu habaho icyo kuramya, aho habaho ibice bitandukanye, aho tuzatangarizwa nyine uburyo buzakoreshwa mu kuramya uwo musaraba, aho umusaseridoti atwereka icyo giti, maze nimuze tuwuramye, agatera intambwe, bigakomeza inshuro 3, yagera kuri alitari bitewe n'uko byateganijwe, maze tukagira natwe umwanya wo kuramya. Kuri uwo wa gatanu rero habaho n'umwanya wo kwegeranya inkunga igenewe kwita ku butaka butagatifu bw'i Yeruzalemu, aho iryo turo nyine ryegeranywa maze rikazagezwa i Roma kugira ngo rikore imirimo ijyanye n'itunganywa ry'ubutaka butagatifu. Kuri uwo wa gatanu rero iyo igikorwa cyo kuramya umusaraba mutagatifu kirangiye, habaho umwanya w'isangira ritagatifu, aho umusaseridoti ahera nyine kuri dawe uri mu ijuru, noneho tugahita dukurikizaho gusangira. Twibukiranye ko intangiriro z'uwo wa gatanu mutagatifu nta ndirimbo itangira, umusaseridoti agera imbere ya alitari bitewe n'uko byateguwe, akarambarara mu gihe abandi abahereza n'abasomyi bapfukama akanya gato, maze bakajya mu myanya yabo, barangiza tugahita dutangira n'isengesho ry'ikoraniro, maze
amasomo matagatifu tukayazirikana, n'ububabare butagatifu tukabuzirikana. Kuri uwa gatanu mutagatifu kandi uwo mwanya wisangira urangiye, aritari isubizwa nk'uko yari imeze, nta mwenda wera uyiriho, aho na tabernakulo nayo iba ifunguye, maze tukagumya kuzirikana ububabare n'urupfu bya Nyagasani Yezu Kristo. Tugataha nabwo rero nta mwanya, nta mugisha, buri wese agataha ukwe. Tugakomeza ku wa gatandatu mu gitondo, aho nabwo tuba turi muri ya bucece tuzirikana iby'urupfu, ariko twizeye izuka hamwe n'umubyeyi Bikira Mariya. Ku wa gatandatu rero mutagatifu, tewe n'amasaha yagenwe, habaho umwanya w'igitaramo cya Pasika. Iki gitaramo cya Pasika kibamo ibice binyuranye. Igice cya mbere ni uko imihango y'uwo munsi itangirira ku gicaniro, aho baba bacanye umuriro, aho baba babiteguye, maze umusaseridoti agatangiraho umugisha, aho umugisha uwo muriro uri buze kuvaho, uri bucane itara rya Pasika. Maze ubwo itara rya Pasika ryamara gucanwa, rigacararwaho havugwa amagambo yabugenewe n'umusaseridoti, byumvikane. Byarangira hakabaho umutambagiro, twinjira mu kiliziya, umusaseridoti atwereka urwo rumuri, adutangariza ko nyine ari urwo rumuri rwa Kristu, natwe tukavuga n'ijwi riranguruye kudushimiye Imana. Umusaseridoti yagera kuri aritari agashyira iryo tara rya Pasika ahabugenewe, maze hakabaho kuririmba mu ndirimbo y'itara rya Pasika. Muri ako kanya nta muri ziba zihari, ni itara rya Pasika riba ritumurikiye. Tukaguma rero muri uko umusaseridoti cyangwa undi wateguwe, umuririmbyi, karirimba indirimbo y'iryo tara. Indirimbo y'iryo tara yarangira, hakabaho umwanya w'amasomo matagatifu, aho haba hateganijwe amasomo 9, ariko bitewe na liturujia, bitewe n'uko byagenwe, hagatoranywa amasomo amwe n'amwe. Noneho tugakomeza, aho nyuma y'isomo y'isengesho rikurikira isomo rya nyuma ryo mu isezerano rya kera, habaho umwanya udasanzwe, aho inzogera zongera kuvuga, maze aritari ikambikwa, amatara agacanwa, tugasingiza, tukaririmba Imana nisingizwe mu ijuru. Nyuma Imana nisingizwe mu ijuru, hakurikiraho ibice isomo ryo mu isezerano rishya, kaza gukurikiraho umusaseridoti cyangwa undi wagenwe aririmba icyo bita Reruya nkuru. Noneho abaririmbyi bakaza gukurikiraho. Nyuma y'uko umusaseridoti yiririmbye, n'abakristu bakayisubiramo. Korali rero itera indirimbo ya Reruya, maze umusaseridoti akitegura gusoma ivanjiri ntagatifu. Nyuma y'inyigisho kaza gukurikiraho imihango uko iteganijwe, kabaho
imihango y'abatisimu hari abateganijwe, noneho n'abakristu muri rusange tukavugurura amasezerano yacu y'abatisimu. Nyuma y'icyo gice hagakurikiraho igice cy'Ukarisitiya uko bisanzwe, ho umusaseridoti akomeza igitambo cy'Ukarisitiya nk'uko bisanzwe. Urambabarira, ku munsi wa gatanu mutagatifu habaho umwanya w'amasengesho rusange. Isengesho rusange aho dusabira ibyiciro binyuranye by'abantu, aho umusaseridoti cyangwa umudiyakoni asaba abakristo nyuma yo kuvuga icyiciro kigiye gusabirwa, akadusaba gupfukama tugatura isengesho ryacu, nawe akazamuriramo nayo yacu yose mu isengesho, aho dusabira ibyiciro bigeze ku 8. Tuzabizirikane rero neza bavandimwe, dukomeza kugira neza imyiteguro myiza ya Pasika ntagatifu, ariko tuzirikana ko ntawe ugera kuri iyo Pasika atabaye mu wa gatanu mutagatifu w'ibabara n'urupfu bya Nyagasani Yezu Kristo. Dukomeze rero tuzirikane neza iby'icyo cyumweru gitagatifu, kandi tuzinjire nyine twinjirana ukwemera muri iyo mihimbazo mitagatifu, dusaba kugira ngo tuzazukane koko na Nyagasani. Nk'uko rero twabikoze mu minsi ishize, n'ubundi turafata akanya bateguwe twegeranye n'ubundi mfashanyo turi kwegeranyiriza abakene, kugira ngo tuzabashe kugira icyo tubaha muri iyi minsi mikuru yegereje. Yezu akuzwe.